Muraho neza mumeze mute? Uyu munsi twagarutse ku muyoboro wacu wizewe, tugiye kuganira ku makosa 3 abuza amakupure menshi gusama, cyangwa se amakosa 3 akubuza gusama. Rero iyo kupure nyinshi zibuze umwana cyangwa zitinze kubona urubyaro, usanga zihangayitse ndetse zikatangira kugira amakimbirane zikitana ba mwana. Ariko nk'uko twabibonye mu biganiro byacu byabanje, twavuze ko niba utinze gusama nibura amezi 6 ugomba gutangira kujya kwa muganga, wa mwaka ukagera wamamaje kumenya impamvu yatumye utinda gusama. Kandi nabibukije yuko mugomba kujyana nka kupure cyangwa se nk'umugabo n'umugore, ntago ari umugore wenyine cyangwa se umugabo wenyine ujyayo, mujyana nka kupure. Tudatinze rero reka turebe amakosa 3 ashobora kukubuza gusama. Icya mbere ni ukumenya igihe cyawe cy'uburumbuke. Ubundi ugomba kubara nk'uko twabyize mu biganiro byacu, ukamenya igihe cyangwa se iminsi yawe y'uburumbuke. Hanyuma muri icyo gihe cyawe cy'uburumbuke ukaba ariho ukora imibonano mpuzabitsina myinshi cyangwa se kenshi. Tufatiye ku rugero rw'umuntu ufite iminsi 28 idahindagurika, twabonye ko igihe cya ovulation cyangwa se igihe cy'uburumbuke nyirizina ari ku munsi wa 14, kandi imbere y'iminsi wa 14 n'inyuma hose biba bigishoboka. Iminsi imbere ubwo ni ukuvuga ngo umunsi wa 11, wa 12 n'uwa 13 naho ni umunsi w'uburumbuke. Umunsi wa 15 nawo n'uwa 16 n'uwa 17 naho ni umunsi w'uburumbuke. Icyo gihe cyose wemerewe gukora ya mibonano mpuzabitsina ukaba washobora gusama. Icyo twakora muri iyo minsi, icyo twakora ni uko nyine ugomba gukora imibonano mpuzabitsina muri iyo minsi maze kumenya igihe cya ovulation. Twasobanukiwe neza no kubara mu gihe iminsi yawe ihindagurika. Wandika iminsi yawe, amezi yawe nibura amezi 6. Twarabimenye mu biganiro byacu byabanje. Ukabasha kubara ukamenya igihe cya ovulation, bityo ugakora imibonano mpuzabitsina kenshi. Kandi twavuze ko iyo watinze gusama, ntabwo bavuga gutinda gusama mu gihe umugabo cyangwa umugore batabana umunsi ku munsi. Baba babana umunsi ku munsi, ntabwo ari bya bindi ngo weekend yatashye. Ni ukubana umunsi ku munsi cyangwa se kenshi gashoboka. Nibwo ubana nibura umwaka ukavuga ati aba bantu batinze gusama. Rero mugerageze mubane kenshi gashoboka. Icya kabiri ni stress. Iyo imiryango yatinze gusama cyangwa gutwita, itangira kugira stress, itangira kugira amakimbirane, bityo bikagabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Kandi iyo mibonano mpuzabitsina ari izadufasha kubona rwa rubyaro. Icyo twakora rero, kora siporo, ruhuka neza nibura amasaha 8, ganira n'uwo mwashakanye, mumenye igihe muzagera kwa muganga, mukamenya impamvu iri kubatera gutinda gusama. Icya gatatu, imirire n'imyitwarire mibi. Kurya kenshi ibintu byuzuye amavuta bidafite intungamubiri, indyo ituzuye, nabyo bituma amahirwe yo kubona umwana agabanyuka. Ihate imboga n'imbuto, urye ibikomoka ku matungo, amafi, proteine, inyama zisanzwe, amata, urye indyo yuzuye. Niba wanywaga inzoga yereke. Niba mumaze amezi 6, nagushishikariza kujya kugana abaganga kugira ngo umenye impamvu, murebe ko ivurwa igakira. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.